ubwo mu mwita Daddy nawe si shyashya nimba atari shyashya ahubwo uri shyashyarizasiyo tubyite nta bintu bidasanzwe birimo nta gitangaza kiba kirimo kuba umuntu yakuvuga nta gitanga ni cya kintu wavuze cyuko abakobwa barata ubusa kurusha ibindi bintu nta kindi ufite utanga se usabwa urumva rero bufite wenyine ku buryo mu bakobwa bari mu Rwanda baruta n'abagabo Kiramana ari we yaje gushingaho hafite amafaranga ye ntiyacana imodoka akajya mu Ruhengeri ntago yabona ibyo bintu uri kuvuga binarenze ibyawe ese miki kutamushyize mu bakinnyi babahanga ntago ndareba ibintu akiri oya we ntitwangana nibyo birano umubano w'akazi nta kindi kintu kirara urukundo rwawe na Nyakso n'ishoro rwavuze imihanda ruhe rukondo se ruhe rukondo wowe na Nyakso wongeye ngundana na Nyakso nta rukundo ruzi rwa Nyakso na Nyamwiza simurafungura umukandara man Nyakso urukundo rwa Nyakso na Nyamwiza narguze akundana ngo yaryamye na Dani Nanone ngo Dani Nanone yanga umugore we ngino ndebe uramuzi ngino ndebe no wabwiye Dani ngo yanga umugore we akuse mupfi Dani akaba yamushima bakabana Dani si singo se ngino ndebe se nuzko ari afite umugabo bagatandukana baratandukanye mu mategeko se ntago baratandukana mu mategeko ubwo rero